ese buriya ujya ufata umwanya ukabigisha wenda nk'ibigendana n'ubuzima bw'imyororokere? ese buriya ujya ufata cyakora Cyusa we sava kuko buriya Cyusa amaze no kuko abaruse azi gukora imirimo yo mu rugo. Urabona ko Cyusa aramutse anashatse umugabo yamufata neza, yamenya kumutunganya donc yakora inshingano ze nk'umugore. Ariko ndebye Rehema na Liza bana baracyateta cyane. Yego nanjye hari ibyo nababwira nk'umugabo umunyagitsure, mbabwira ngo ntimukagikore ntimukakore ibingibi. Ubuse nzajya kwigisha ukuntu baca inzara nk'uko bikora? Ubuse nzajya kwigisha n'ukuntu bashobora gutunganya ya myanya yabo y'ibanga? Umva shinga gatabo ngaho mugabo mwiza, ndakubaha urabizi ndakubaha, ariko kuri inshuro babira winca amazi bigeza aho ngaho. Ubu bari abana bacu barakuze, bari abakobwa n'inkumi. Ubu se nzafata nziterure njye mbigisha ukuntu iby'indangagaciro na kirazira. Ubu tuvuga urandebye ubona ngejeje imyaka yose ntarigisha abana banjye. Hanyuma se njye mbafata mbaterure mbabwire ngo mugende mu rubohero mugende mujya guca imyenda? Tari kuzi kurengera gute se sheri? Ubu urandebye uko ngana gutya n'igihagararo n'ibiro byanjye 110, uranteruye unkubise hasi ugize umugore ugishaka utagira inshingano ku bana be. Ariko sheri umva nkura babara nkubwiza ukuri twumvikane. Ariko natangiye nk'isiguro sheri. Sheri nkubise umureka shwe. Sheri basi basi sore siki urambaje cyane. Urukundo rwaranyanze, rukundo we unzize iki? Iyi nzira y'ubuzima iragoranye, aherutse amagiwe uburibwe ni bwinshi, umutima ukeneye ngende inzira rimereze ndarira mu rugo ntabwo nakarashyushye reka wishyushye ntabwo nta yandi mafaranga mfite reka wishyushye kugira ngo n'ubutaha uzangurira ikintu ujye mugurira iki? mbese naguhomba? Oya nta kibazo, mbese umuntu nta bundi iyo nahomba kugira ngo aricyo byaba bitwaye gashyushye gashyushye uri hawe bashyiramo nimero zawe wishyushye namara gukata nese ku cyuma irindi igihe kirudaho utaza. Oya nta kibazo ubwo n'ubutaha uzangurira sibyo? mbese ntabwo uri buhombe? Oya nta kibazo akibira ahubwo n'ubutaha uzangurira sibyo? Urakoze mabuja sibyo? akarashyushye we ihangane sawa. urakoze sawa utambwiye ngo mpahendo uhahuro sawa. atatuwe
nakubonye gusa. mbonye iki Hari akantu mbonye kadasanzwe mbonye gusa. si ibintu byose uba ubicungacunga Ngomba gucunga nyine mwese umuzamu mwiza se ntagomba gucunga ibintu byose n'ibyo hanze n'ibyinjira n'ibisohoka cyane rwose. kera Ntabwo urakoze cyane. Merci. mu byo ucunga se nanjye ndimo Ni wowe wa mbere ubu. Ni wowe wa mbere ugomba gucunga kuko mba mbona umwana. Ni mabuja mwiza rwose. Urakoze rwose. Uyu mwana ni mwiza abana n'abadayimoni. ubwo uracanuka nikanga akira aya mafaranga atatu navuze ngo ujye kumuzanira utangiye kuyata kandi yisereye ko netse basi utabeshye ko papa gutumye hehe niko papa none uri kumva nifasha nkakuzana amafaranga ujye kuzanira uburoso papa mbihimbye se none se ko netse n'indi rusigaye ruteye ibyo ntabwo bindeba jya kugura uburoso ubuzane ntabwo ngiye nshinzwe kugenda nirukanka ngaruka ako mwajya mumenya ko muri bakuru ndi gucura basi sigara utetse njye kuwumuzana utanesheje umutwe basi ngaho genda ndasigara bidashirira gusa basi genda ndasigara mbikora ariko amahoro agenda ndaje basi byari bishiriye nabyumvishe nsigaye ncunga umuntu ako ubundi kukicyusa mwanga ko ariko ibyo biramureba ni akazi ke n'ibinamushirira na se ngende bubibaswe kandi byendera mana yanjye yesu kirisito n'umumaro anyicire he ibiryo bishiririye mpereza uburoso nigende ntabwo nari mubwiye gusa undebere ibyo ntabwo bindeba mvuye ku mbese uwo mama noneho ndamusobanurira iki mama ndamusobanurira iki barahita abantu cyusa bimeze bite ahisho umeze neza gusa ushatse kumbwira ko ntari kubona ko utameze neza kuko yarushirije gato ariko nta kindi kibazo none se gushiriza bituma urira cyusa afite ikihe kibazo mfite ikibazo kuko yarushirije gatoya nta kindi uri kurizwa nuko washiririje sinzongera kukunurira umunsi n'umwe sibyo uranyuma gushiriza ni ibintu buri wese byamubaho n'abandi bibaho na mama wawe byamubaho ibyo bituma se uri amaso agatukura gutya koko nuko ariko nta kindi kibazo gihari cyose urambeshya kandi ntabwo bikunda niba ufite ikindi kibazo ufite hano ndi papa wawe mama warahari abavandimwe barahari wakimbwira cyangwa ukakibabwira turi kumva ko byari byashiriye nuko nabinyetse bwanyu mugashiririza nta kindi
cyusa uri umukobwa wanjye nkunda, uri umukobwa ufite indero, nkunda uburyo ibintu bya hano mu rugo wabyitaye kurusha n'abavandimwe bawe, ndabikunda cyane, urabyumva, ndabikunda, uri imfura yanjye, nkunda ko uri umukobwa ufite indero, wita ku bintu bya hano mu rugo neza, ku buryo ndamutse ngiye na mama tukajyana naba nzi ko nsize umuntu mukuru hano, urumva? Cyusa ndagukunda amafi, ndagukunda cyane. Ikindi ibi ngibi byashiriye nyine byashiriye, ugenda uyoze neza sibyo? Nibikunanira ubwerezamu afite ingufu ayikube yongere igaruke ibe nzima sibyo? Urabyumva? Urabyumva? Yego. Okay. Ngiye ku kazi rero. Nkuzanira iki? Nta kintu nshaka. Nta kintu nshaka, ibintu byose ndabifite. Ibintu byose urabifite? Ayo ushaka ko bifite? None si umuntu afite ntashaka inyongera? My daughter, mbwira icyo nkuzanira. Nta kintu kindi, n'imikino nzakubwira nta kibazo. Kandi ubu ngubu ndamutse mbibwiye Lisa cyangwa nkabibwira Rehema yahita ambwira ngo dade uzane iki? Why not you? Kuki utabe? Ako n'imikino nzakubwira nanjye nuko meze neza nta kibazo. Okay. Allo? Okay. Ndaje. Ubu bahageze? Okay. Niba bahageze cyangwa bari hafi kuhagera, nshobora kuhagera nyuma yabo, urumva? Bahe $17,000,000. Nubona babyanze ushyireho imwe. No. Kuba gikora ku muhanda nta zahabu irimo, nta buye ry'agaciro ririmo. Oya. Nibyanga ubongere imwe, niba bireka babyanze ubihorera nagura n'ahandi. Sawa. Ndaje nawe ntabwo ndibugutindire. Sawa. Cyusa, wanze kumbwira icyo nkuzanira. Nako okay, ndakuzanira icyo nshaka. Sawa, umunsi mwiza. Murakoze nawe Dede. Sawa. Oh, chérie. Chérie? Sweetheart. Ese sheri waje ryari? Gusa tuvuye ko igihe naguhamagara utigeze unyumva kweli? Ntabwo nakumvise. Umva nkubwize ukuri njye mfite ikibazo. Papa Liza mfite ikibazo pe. Muri urugo ndi iki ko? Mumubona ndi iki mu rugo? Byagenze biteze? Njyewe rwose ibibazo by'abana bawe to bingeza ahangaha. Ibintu byose uko bariye, uko babyutse, uko batonganye, uko wagize, ibintu byose nige bireba. Ihaha nige bireba. Iyo bashwanye batongana barwana nige ubunga. Ibintu byose nige uba waserutse. Nk'ubu ko kumunda ziriye. Ndi iki muri urugo? Genda shaka unsobanurire rwose. Uzi ko mwangize neza nk'umuntu w'umusazi uri aho ngaho uri ikintu kiraho. Nkabura nibutse ibintu warayibwiye nijoro. Mana we, numva ndasaze neza birarangiye. Ndi iki? Shaka unsobanurire. Chérie, I'm sorry. Ibya nijoro nakubwiye biriya
kwa kuganira byari burage sheri byari burage bifate nk'ibyoroshye byari burage uratinyuka ukavuga ngo ni burage erega ntabwo mba mpari iminsi myinshi igihe kinini simba mpari ariko ubu hari abana bo nyine bagomba kujya ku mutwe nk'uko wababyaye none se urabareka ninde uzabakurikirana ninde uzamenya ibyabo se basigaye bansuzuguza ibintu byose basigaye bamfata nkaho ntari umubyeyi meze nk'umuntu w'inyamaswa uri aho udafite icyo avuze ndasuzugurwa buri kanya ibintu byose nzabifate byikore mbishyire ku mutwe oya no way oya rwose Mama Liza ndakwinginze ibyo bintu ntibijye mu mutungo bigende bigutobange bituma ugera naho wicara wigunge gutya nkaho wapfushije ibyo ntabwo mbishaka sibyo sheri hari ibintu Pariza reka nkubwire hari ibintu ndambiwe muri uru rugo tubyumve kimwe tubyumvikane nta mahoro ngifite ngaho zacyusa izo ngizo zariza izo ngizo za rehema byose biri ku mutwe wanjye bariya ni abagore nk'abandi ntabwo ngiye ngomba kwikurira ibintu byabo byose mwariye iki mwaryamye he ibyageze bite mu gikoni n'ibiki ngomba ese ntabwo ngomba kumfasha nawe rwose nkamubwira Mama Liza basi ngaho tuza tuvugane natuza nturiza rero natuza sheri nari nakubwira nabi ntabwo urambwira n'abari ukuntu mbanye n'abari abakobwa ntabwo ari byiza wagira ngo simba umubyeyi wagira ngo sinabyaye kujya ureka kunyinisha kungira igikoresho bigeze aho ngaho okay. Basi niba hari nakubwiye nabi mbabarira ndakwinginze wenda ntabwo ndi umumarayika nagukosereza ariko ntabwo bikwiye ko wicara ukigunga umara kwigunga nazo ukantira umujinya wakabimura uti mugabo wanjye basi aha ntabwo byagenze neza hari kera icyo nzi cyo twarakundanaga ibintu byose wibuka ukuntu twakundanaga ariko ubu ngubu sinkiryama uricura ukambwira utihindukira ukambwira amagambo ankomeretse ukambwira amagambo atari meza urabona igihe ngezemo ari cyo kubwirwa amagambo akomeye nkariya ngeze mu gihe cyo guteta umva ngeze mu gihe cyo guteta ukanyita baby ukanyita shushu be ukanyita biya amazina yose y'abantu bakiri batoya kugira ngo njye no gukomeza gusaza nta soni basi sheri buri mwe nari mugacishamo ukanyita pome ubundi ukanyita bombo karoti ibintu nk'ibyo byose ariko urahindukira ukambwira ibigambo kuri bari abakobwa njye bari abakobwa ngende kamubwire njye nari nzi ko ngiye gusaza neza ni mu rukundo none ndebera ibintu bisigaye mbwira niba byanjye nzakwita muravumba njye nkwita muravumba nkwita igikakarubamba nkwita intoryi nkwita ibintu byose bibishye gusa kuko naho ngaho ngeze sheri naho ngeze se si wuhanyije basi please mbabarira aho nakosheje nciye bugufi imbere yawe nciye bugufi ndakwingiza mbabarira please sheri oya sheri wirira hatagira umuntu uza hano adutunguwe agasanga tumeze dutyo ubu se abana baramutse baje nibashaka baze bisobanura sheri kwanza bahamagara hari ibintu utagomba kwereka abana niba njye nawe tugiranye ikibazo ntitugomba kubajya imbere ngo tugire duti vuga abakecuru basi se abana sovuze cyusa erega abana bose ni abana erega amateka cyusa njye nawe tuyaziranyeho ariko basi nawe mwereke ko ari umwana please muha amahoro nawe atuze ahumeke kera wanyitaga ibintu byiza biryohereye gusa ariko usigaye umbwira ngo merani ukamamagara mu izina ukambwira uti ibintu byose ngo madamu uvuze ko byacyusa amateka ya cyusa kuri twebwe afite icyo avuga byose tubizanye hagati yanjye nawe basi se ku cyumweru ku mutima mubi wamuretse byibura nawe agahumeka se namufashe ibihaha namufashe ibihaha njyewe sheri
ngo naretse cyose agahumeka. ariko she urabizi kambwe ikindi kintu mba naciye bugufi nagize gute kugira ngo nkwereke icyubahiro umugomba warangiza ukansubiza gutyo ese ni cyane muri uru ndi inganzwa cyangwa reka no kubwira utazatuma nkora amakosa sinakubwiye utazatuma nkora amakosa urashaka no kungubita urukundo rwaranyanze rukundo we unzize iki iyi nzira y'ubuzima iragoranye ubu buribwe ni bwinshi umutima ukeneye ihumure kuko ndi kugenda inzira y'amahwa kuko ndi kugenda inzira y'amahwa ndabizi ko nawe utorohewe tuzi umutima wakoze ibyo wasabwaga igihe kizagera izuba riturasire imana izaba mu ruhande rwacu ntabwo ubuzima buzahora inzira y'amahwa ntabwo ubuzima buzahora inzira